ndagisubira iki kibazo neza nzovu unyumve neza saa 12 wagombaga kuba uri kuri stage iminota 20 gusa harimo 500 none iyo saa 12 nayo Esther niwe kubwiye ati ngwino ngo hakabyize wahitamo iki uvu Esther uramukunda imbere y'Imana ndamukunda nimba mwanga Imana izayo icyo yagusaba cyose wakimuha nakimuha okay Esther ngifite ubushobozi imbere y'Imana nakimuha urakoze Esther nkuba kubwiye ngo hari umugabo uri kumamagara mu musange i Rubavu nta tike mfite wayimuha akagenda anza ngo icyo ngiye kubaza Esther uzi neza ko yaranduye n'urugendo kuryamana nawe ni muri bikingire nibwo yagusaba ko utagomba kwikingira kandi wamaze kumenya ko ureta wandura watanga umubyizi cyangwa wakwigendera ukirinda reka mbikubyiza ukuri ndakubaza wowe mbe ngombwa ko nzovu baguhitishemo yari kurwara malaria y'umunsi umwe bavuga ngo uyirware mu kimbo cye ugakomeza kuba muzima wowe wabyemera ukunda utagukunda bikwicira ubuzima kandi nawe siwe sinamurenganya amafaranga nayo yazanye byinshi dushobora kugura inyama nyinshi zimwe tukazisigaza ariko nitwumve ko tuzipfusha ubusa tukazipfunyika bazishyira mu kakantu bita aluminium bakazipfunyika za nyama tukazira mu rugo rwacu cyangwa dushobora kuba dufite n'abana bakagenda nabo bakazirya ngo bazipfunyika mu bayita arimani amashuri yanjye twize primaire twese nizo wa munani wa gatanu arimanium nta bisusa nta mboga njya gutandukana na Delphine yaranye inkari mu ndobo zirimo kunuka zimenye ngezeyo zinuka yezari zimaze nk'imisinga urebe bara abantu batega bavuga ngo nimba mujyanye ikibazo uri umugabo atazikumena ngo sibyo ni mpamvu yazibitse ziba zinuka zirandaya zimana inkari mu nzu iminsi 3 tubasuhuza nanone abakunzi ba Pasama na se abakunzi ba Esther uri kwayura byakomeye nashonje aheruka kurya kiriwe inzovu vuga ngari nashonje uzabaze ndemaka kurya ndi wawe no kunsigaye ndya buri mwanya wowe miragura inyama inkumiragura ijisho kwa nyama bondo nakubwiye ngo miragura ijisho ariko ijisho miragura ijisho miragura ijisho kwa nyamondo bajyanyije ngo ijisho ngo ni inyama ariko iwanjye baryaga amaroti nanjye wanye ndagike wabonye cyagize amafine natetse ari wowe naramafina wayagura sinashye cyo kinyama ikeze utinya Imana urahira wensa kuza ngo bakukuzira mu kintu cyakana buretse cyakana Esther wemera ko nzova kurusha guteka azi guteka nzovaho urabyemera ndabyemera uko ngo yakoze akazi ko mu rugo sawa abakozi bo mu rugo navuze ko bose bazi guteka nzovu menyera nabyize nzovu tubwire nk'umuntu ufite ubunararibonye mu guteka bategura ifi bate ifi umbwira uburyo nka butatu wategura ifi yo kugaburira umuntu ifi ziratandukanye hari ifi kareta musoni hari buretse nawe nakugeraho ifi ziramukomesha ndavuga ifi igira amagaragamba ni afi nanjye ni nayo ndya bafata iyo ugiye kwitegura ufata icyuma ugakura ya magaragamba warangiza ukareba ko mu matwi ari nzima iyo yaraye ya matwi hari ibintu biba bimeze gutya ukabivanamo wamara kubivanamo ya samaki yawe ukayoza neza wamara kuyoza uhita uyikubita mu mavuta y'ubuto ukayishyiramo wamara kuyishyiramo ukayivanamo wamara kuyivanamo ugakora icyo bita isosi yawe isosi ni ugufata inyanya tomate tungurusumu n'ibitunguru ugafata ipanu yawe ugashyiraho amavuta yawe wamara gushyira amavuta yawe amavuta yamara gushya kuri gaze ugashyiramo igitunguru wamara kugishyiramo urakata puwavuro na tungurusumu byose ibirungo byose ukabishyiramo inyanya byose ugakaranga wamara gukaranga ugakora isosi ugafata ya samake yawe biterwa nawe ugiye kuyigabura icyo bashaka hari umushaka kurya ya samake yumutse ariko nimba uvuga iti ngiye guteka ubugari cyangwa umuceri
ufata ya samake wateguye ukayishyira muri ya sosi igatogota gato kuko iba yahiye wayishyize mu mavuta yahiye ni nk'iminota nk'ibiri ugahita uterura ya pame yawe ugateka umuceri cyangwa ubugari bwawe ugatangira ukagaburira abantu cyangwa ushatse kugaburira abantu kagasamake kawe kumutse urafata ya samake yawe ufate utuvuta dukeya nubwo uba wayivanye mu mavuta ukarange k'agatunguru kawe cyangwa iki wongere uyisubize gutya yafi yawe uyigabure yumutse. hari abantu buriya nubwo ushobora guteka ubugari nk'abakongomani cyangwa ahantu haba uburobe bagira ngo bakate gutya bagiye ku gasamake nta bintu by'amasosi. ubwo noneho kabiri kuko ubwo ni kabiri. ubwa gatatu ariko mbaje ku isamake cyangwa ndahita n'ibindi isamake ni ku isamake ubwo uburyo bubiri mvuze bubiri ukahita akomeza nawe ubwa gatatu n'ubuhe kuyotsa no kuyotsa muri furu muri ifuru yotsi bayimega muri furu ako kana kavuga okay imbabura reba kuri ufata imbabura nyine ugafata na cyakiruza bakita nguki iruhushya kugira ngo bikomeze bishyuye avuze mu ifuru ifuru y'imigati se yamanza navuze ngo ari ikintu bafata bakayishyamo cyangwa bikomeze bishyuye bayita nguki harya kira kintu bakita nguki ikintu gishyushya ni uko avuga mikrowaze nayo irashyushye pana mikrowonde aravuze ngo ikintu kira ufata kimeze nk'ishashi ugashyira ishashi bakita ngo iki bose ni kawunga baba bafashe mu mashashi undi ugira ubwenge wowe ugira n'amashashi urakizi inzovu okay na muri restaurant cyangwa nta nose afata bagafukira iyo shashi okay ufata isamake imbisi irasamake ukayipfunyika mu kintu oya ntabwo wayipfunyika mu mashashi bashyira oya ni icyo gishashi izina nayo ndebe nzo kugira yakakumbwira ukuntu babigenza ufata isamake yawe ukayisiga ikirungo ibitunguru hari akantu k'agakwege gutya ugashyiramo isamake hejuru hari akandi ukagira gutya isamake irimo hagati ako kantu nanjye sinzi ukuntu bakita kaba gakoze mu mukwege umva mbese none warasaze oya ninuza oya ufata ubwo buryo nabwo nibwo abone kubyose ku ifu kumbabura mbega nyine ako kantu hari ubundi buryo botsamo isamake bakayisiga ibyo birungo byose bakagira ikintu bayipfunyitsemo ako kansinka urakaza bakita ngo kirere na kantu gafite imikwege pani imikwege kaba kari mu ikarito gafite ikintu ako kantu kagukiba mani nyine gatuma ushaka guteka ni wawe gagafata hejuru gapfunikira ku isafuriya akantu watsamo isamake urabishobora ngenda akazi nuko ntazi konke bakita ngo kinzo kaba gakoze muki kaba gafite ni nk'uko izi ntoki zanjye zimeze noneho kaba gafite ahantu bari bufate akundi warasaze nta kibazo kandi icyo gihe nzovu ntuzi ko icyo gihe isamake uri kuyirebamo imbere isamake irimo gutya ubu no kuyireba ubu urimo kuyireba noneho akandi kantu uyibona oya ntabwo uyibona ako akandi kameze nk'agatanda gutya ngote bakagacengeza uri umuturage akazeru gutya gafite oya si wakoze siko botsamo isamake se nyine hari ubundi buryo yavuze ako nako niko we yavuze ngo hari ubundi buryo isamake bamara kuyisiga bagahita bayipfunyika mu kintu bagashyiraho hejuru bagashyiraho amakara bakarambika hariya hejuru bagashyiraho amakara byose ikaza guhiramo nk'itetse icyo kintu bayipfunyikamo kitwa ngo iki bapfunyikamo ngiye kukivuga nka cyawe dupfunyikemo tugiye kongeranguramo wowe kuvuga tekawe tekawe ntabwo ari tekawe tekawe se tekawe ifata ukayishyira mu mbabura tekawe ifata ukayishyira mu mbabura icyo kintu cyangwa mu mbabura nawe ntacyazi rero uko njyewe byanyobeye tubwire rero oye tubwire ariko niwo bizanye abantu bazaduha amanota iranuza nuko imana yananiye isamake maze niyo upfunyikiye n'umuntu maze siko niyo upfunyikiye umuntu nyine uyanuza na brushete bigakomeza bigashyuha neza tekawe yo nishyushya apana acha kintu wadusobanuriye gisa gite rero cyari umweru umweru nyamweru uko ushaka kugikora gutya kikanakugira kikagukeba se kirakeba kambaza nzo buceceke bo bakita arufa
ariniyumu ari nayo reka tumushaka nzovu wenyine tubagita ngo iki ariniyumu ariniyumu vuga cyane ariniyumu bakita ariniyumu bakita ngo iki wowe ariniyumu nyine ndamukopesha nase ko wari murabijyana hirya okay nzovu iyo ninki ariniyumu ase kuki bayita ariniyumu na aluminium ntabwo ari aluminium kandi twumva aluminium amabuye y'agaciro bayita ngo iki bite nayo ari yese uzi ko ngewe biriya bintu bazampfunyikiramo nzambigusha hanze kandi birangije byambaye umwanda ubishyira hano muri puberi ni handi umva yese reka mukopeze ni nk'uko twaba turi kumwe twebwe dushaka burushete tuze kuzigeza mu rugo tuzere mu rugo baze gupfunyikira muri bazipfunyika mu ki ariniyumu inki ariniyumu ngwinyi ariniyumu izo brushete kugira ngo zishyushye nuko nasohoka na eta ariko izo nyama mushaka kuzirira mu rugo dushaka kugura inyama nyinshi zimwe tukazisigaza ariko nitwumve ko tuzipfusha ubusa tukazipfunyika bazishyira mu kakantu bita ariniyumu bakazipfunyika za nyama tukazira mu rugo rwacu cyangwa dushobora kuba dufite n'abana bakagira nabo bakazirya ngo bazipfunyika mu bayita arimani amashuri yanjye twize primaire twese n'izo wa munani wa gatanu arimanium nta bisusa nta mboga uretse ko tubata reka kuderanja ninde nyanjije bita kamananga cyakoza hari n'ahandi ushobora kugenda nzovu babyihorera ibyo tube by'amasamake nzovu Esther uramukunda imbere y'Imana ndamukunda nimba mwanga Imana izayo icyo yagusaba cyose wakimuha nakimuha Esther ngifite ubushobozi imbere y'Imana nakimuha urakoze Esther nkuba kubwiye ngo hari umugabo uri kumamagara mu musange i Rubavu nta tike mfite wayimuha akagenda biterwa n'uwo mugabo icyo agiye kumumarira ibyo kumumarira ntabwo tubizi avuze ko ari umuntu umushaka gusa i Rubavu ariko ntambwiye umugabo akavuga ko ari umugabo tike nayo ntago kubera iki agiye ku wundi mugabo mbese uri umugabo we ntabwo ndi umugabo wiwe kereka abimisha akavuga ati nzovu ngiye gusura umuvandimwe i Rubavu tike nayimuha kuzi ko nta muvandimwe afiteyo urabizi neza ko ntawe akamubwira ngo ni umugabo agiye gusura we akabati hari umuvandimwe wenda akavuga ati ngiye gusura umuvandimwe ntacyo kuzi neza ko ntawe afiteyo akamubwira uwo mugabo agiye aho icyo agiye kumumarira inda ashaka kumuvanaho nk'ibihumbi nka 50 ariko ategereje ya tike y'ibihumbi 5 ese nayimuha ariko ari burareyo nta kibazo tike nayimuha nzovu wajya baragiye baramuhaye ni indaramabono baramura ariko iri banga koresha ni irihe uziko nzovu wamaze kumucubya neza wagira ngo uziko n'abantu bose kana bwo waraburangije njye n'abantu benshi bamamagara bambwira ati tubabara duhamagarire nzovu ni wowe yumva nzovu umuntu akurangiye ikiraka cy'ibihumbi 300 sibyo igihe wari kujyayo Esther akakubwira ati ndarwaye nkeneye umuntu mba hafi kandi nshaka wowe wajyayo cyangwa wajya kureba Esther oya ngiye najya muri cya kiraka cy'ibihumbi 300 nama kugikorera nka so Esther kuko arwaye Esther kuko hari ibyo akeneye ashobora akeneza ibinyomoro akeneza mbuto mbere yuko njya kureba Esther nabanza ngakureba amafaranga kuko ntago najya n'urutwe rwonyine kuri Esther ka Esther ari ibyo akeneye kwa muganga hari amafaranga ashobora gucibwa nabanza nkajya kuri cya kiraka cy'ibihumbi 300 nyuma ariko nakirangiza cy'iminota 30 nkajya kureba Esther hanyuma ari ikiraka cy'ibihumbi 500 kiri saa 12 z'umugoroba saa 12 za nimugoroba kirakorwa ino saha nanone kuri uwo muntu Esther akakuba ati nzovu ngwino ngo hakabyize nzovu yabanza akazakora akabyize buretse ngo hari kiraka cy'ibihumbi 500 kiri saa 12 mu kadomo ugomba ugeze kuri stage Esther kamamagara kandi ni minota 20 gusa Esther nakora kubwira ati nzovu saa 12 ndagushaka nkwemereye akabyiza wahitamo iki azi ikintu nahitamo ndagisubira iki kibazo neza nzovu numve neza saa 12 wagombaga kuba uri kuri stage
iminota 20 gusa harimo 500. eh. None iyo saa 12 nayo Esther ngo kubwiye ati ngwino ngo hakabyize wahitamo iki? Najya kwa Esther kamakabyize ugahomba 500. nabihomba Yego nanone najya kwa Esther mwana. Ariko Esther mu mabuye y'agaciro Esther wamugeranya nk'iki? Esther namujyanya nk'izahabu. Esther Bibiliya nivuga ngo bimeze nk'ufata impeta ya zahabu ukayikurikira mu izuru ry'ingurube. Nasa Esther bayi izuru ry'ingurube. Ni wowe. Oya. Nge ndavuze nagwiza nakujyanya nk'izahabu. Nta nubwo nakujyanya na rufaramu n'agasegereti urizahabu. Gasegereti. Uza amabuye y'agaciro n'ayagawe. Nta na rimwe. Nzovuza yahewe. Ngewe nzi zahabu. Warayabonye se? Izo yumva basi. Izahabu nzi gasegereti elframu sebyo nzi ari yakorwamo imiringa. Nitwa nguki? Imiringa ikorwa muri gasegereti elframu sebyo wayivuze ni izahabu. Izahabu nizi bakoramo izi meta wambika umuntu zishashagirana. Se wazayinyambitse. Iyo yambaye ku rutoki n'urutoki baruca. Hari ibyo bita izi bazita ngukida. Izi meta zifite umweru bazita nguki. Yazita Okay, hariho icyo bita koruta. Nawe urayizi? Koruta ndayizi. Cyangwa urayumva? Ayo namabuye no mu Rwanda turafite. Diyama? Diyama nayo irahenze. Diyama. Okay. Nzoba ikindi kibazo nshaka kwibariza rero. Esther ubaye uzi neza ko n'urugero turi gutanga yanduye. Afite virusi ya sida. Yego. Ukaba ubizi. Noneho bikaba ngombwa ko nakwemerera umubyizi murakoreraho ari ukabuzi neza ko leta wandura nawe. Kuko ureka mbikubyiza. Nzo mucyo ngiye kubaza. Ese uzi neza ko yaranduye n'urugero. Yaranduye. Kuryamana nawe ntimuri bikingire nibwo yaguseye ko utagomba kwikingira kandi wamaze kumenya ko ureta wandura. Watanga umubyizi cyangwa wakwigendera ukirinda. Reka mbikubyiza ukuri. Sida nawe ntabwo ari waba warayizaniye. Esther no kuri kwimana twaryamiraho ntabwo bayiyanze nashaka nanjye nkayijyana bitewe n'imyaka mfite. Esther n'umwana mutoya yahita apfa mbere yanjye kandi ndashaje nubwo nakwigendera nakoma tukaryama. Ariko mpaka Esther ntumuhombe. Si muhombe nkandura ya sida yiwe. Waravuga Esther ngo ntabwo ari we waba warayizaniye. Wowe urumva utabuyizaniye se? Ntakibazo ko nyizaniye Esther uyimpaye nta kibazo. Ariko Nzovu Esther mu ngingo zigize umubiri wa Nzovu wamugeranya nk'iki? Esther mu ngingo zigize umubiri wa Nzovu Esther wamugeranya nk'uruhe rugingo? Urugingo rwanjye Esther namugeranya nk'umutima wanjye. Umutima. Esther Nzovu wamwumvise uburyo ukunda binabaye ngombwa umenya hari uguhitishamo urupfu yakomera agapfa ugasigara. Nzovu amugana bibaye we. Nzovu unatinya atinya. Nzovu bibaye ngombwa Esther nakora ikosa rimuhanisha inkoni 200. Wakomera zikubitwa cyangwa ajya mu kimbo cye bakazigukubita? Nazi kubitwa inkoni 200 nazi kubitwa. Nzovu ukuntu utinya. Inkoni. Nzovu aratinya man. Inkoni nazi kubitwa. Hagira nk'ufata nk'ikintu gatanu reko nayiruka. Ko kazi kunyarukara. Nzovu nyamara azi kubitwa. Nzovu. Ni izina ry'Imana mu ijuru nushaka. Nakasa kumungana mu makwina yamuheraga kuma mu gitondo namukubita kujya nimugoroba. Na makwina nkubise kuya saa 2 kuya saa 9. Saa 9 yazi kubitwa. Iza Esther kuya muzanze mukubite muzaze ngute kibira kabuno hanjye hejuru umuzingu biteze zarangiye. Uko ari igifungo. Igifungo kingana gite? Wenda cyamezi 6 kuri Esther. Yibye amafaranga. Oya ntabwo tuzi cyangwa iba yakoze. N'urugero. Igifungo nta gifungo. Ariko akaguma mu rugo. Akaguma mu rugo nta kibazo. Nzoka kwemera bitarabaho.
ni ukuri kw'Imana igifungo nakize. ariko ngo bibaye ngombwa uzi ko utinya gusohoka hanze no kujya gukora amayeri ubikorera mu nzu. Ese aragutegetse ngo ujye usohoka noneho wabishobora? Sinaye mutegetse tukibana narasohokaga ariko kuva yagenda dutandukanye shansiye nyaramwibasa. Nanone se yegereye ntabwo Nzovu yasohoka. Ese ikibazo rero ngo nuko utibuka no kujya kuzimena. Ubu hari igihe ziba zikiri mu nzu. Aba yazinyayemo akabyuka mu gitondo yoga mu maso akahita yihanagura. Turangize iki kiganiro tujye iwanjye mfungwe muri ko ari nkari mu wowe n'ubwo wazimenye wenda mu gitondo wenda ugiye natashye bitinze ntabwo nigeze mwibasa. Niyo mpamvu. Hanyuma se Nzovu ubundi uzimena zimaze kangahe? Umunsi umwe. Nzovu urabeshya hari igihe ujya mu kazi uzikamaramo umunsi zimaramo umunsi. Njya gutandukana na Delphine yaranye inkari mu ndobo zirimo kunuka zimenye ngezeyo zinuka. Zari zimaze nk'iminsi ngaho rero. Bara abantu batega bavuga ngo nimba mujyanye ikibazo uri umugabo ahita kumena ngo sibyo. Ni mpamvu yazibitse ziba zinuka zirandaya zimana inkari mu nzu iminsi 3. Ese kumenya ubwo cyo wiruka ni nko kwinjira mu nzu yanjye ushaka kwandura kujya yose. Ejo narakoropye mesa amasogisi ibintu byose n'amabogisi wa mugore umfura none ejo ndanyiraseho namuhaye 2,000 ngo amfura twenda uwo munsi ndaryamana narayinyweye ngeza saa 5 aza kumfurira arankumangira nanga kubyuka kubera inzoga. Arabwita amafaranga wampaye uzongera unyongeye andi. Ejo nabyutse ngiye kuzanifura cyangwa ngenzana imyenda tante nayimfurire ayizane iwawe. Nese vugisha uko nimba mfurishije icyumweru reka dukire imiti. Nese nimba imyenda nyikirumbu 3 mu kwezi ntabwo nyumbwira umukobwa mukohereza gufurira mu amafaranga zanyiza ni wawe. Reka umuhemba ngahe inde wazamenye umuhemba ngahe zo mugani abaramufura akamwishyura ntabwo wabyemera byo. Ntinajya mbwira ngiye oya nzatubikwa ku mayeri tubikwa ku mayeri ubuti Nzovu wozambwita Nzovu nta kibazo reka azana imyenda umufurira nimba ari 3,000 mu kwezi 3 ubwo 3 angase 12,000 uyakongeraho 2,000 bingakishyura umukozi. Okay Esther Nzovu umusikuna gukunda kugeza mbwana kwitangira mu bibazo no kuri kw'Imana hamwe sibyo. Ndakubaza wowe mbe ngombwa ko Nzovu bagwitishemo yere kurwara malaria y'umunsi umwe bavuga ngo uyirware mu kimbo cye ugakomeza ba muzima wowe wabyemera? Kareka ngwiki mana bakareka ibaza umuntu aremera ko anakwemera kandura kubera wowe nyine ni we yafungwa kubera wowe warankunda kandi wowe nje simukunda indirimbo reka ndirimbe gukunda utagukunda bikwicero ubuzima. Hari indirimbo ngo imvura iragwa mu ishyamba bahita ngo gukunda utagukunda ari nk'imvura igwa mu ishyamba. Ni byose iyirimbe turebe iririmo gukunda utagukunda bikwicero ubuzima kandi nawe siwe sinamurenganya amafaranga nayo yazanye byinshi man koko ntabwo marare y'umunsi yihanganira nukunda umuntu we akwanga man babantu uzaba ikibakwiriye. Nose Esther wenda Nzovu sibyo nko musohoye mu nzu yabuze ubwishyu niba marare y'umunsi mutayihangana ngo umusimbure bamusoye mu nzu wamucumbikira na mukodesheza rogi ibaze Nzovu ese musoye mu nzu amucumbikira vuba urabaza amenye nko kureba umunwa koko bamusoye mu nzu akubati wancumbikiye wabikora kugira ngo arare hanze no kuko namucumbikira. Akubwiye se ngo agiye kuza mu nzu yawe ariko uje kurara hanze turo kutakwemera bwo wagenda yanza yiraramo wenyine ngiye kurara hanze ngiye nabyemera ukarara hanze naharara ariko akararamo marara ijoro nkakora karakazi yakamwa nakora ngo abashaka kurara umutekano nakomera ngiye nkarara hanze. Okay ukurikije ibyo bavuze byose rero Nzovu cy'umugani ese mucira umugani nine umugani amucira nibyo ndavuga ngo gukunda utagukunda bikwicira ubuzima n'imvura igwa mu ishyamba n'imvura igwa mu ishyamba kuko buriya imvura igwe mu ishyamba buriya ishyamba ntabwo riba rikeneye imvura sibyo ngandi iri kurura imvura
kure imvura ariko buri ishyamba nabyo urayikeneye oya gutese naho impamvu ngo nimba iri mu ishyamba inshuro nyinshi nta kibije kwimarira usa n'uwabivuze ishyamba ntabwo uvuga ngo izuba ry'umunsi umwe rigenda kuyica ntabwo ari imyaka ikeneye amazi kuko ishyamba ibiti biba bifite imizi yageze kure igifite ikura amazi mu butaka ariko akamba byiza ko tugiye no gusoza ese ndamukunda imbere y'Imana kuba atankunda kari bavuga ngo udakunda ntabwo abaza Imana niyo imukunda oya ndagukunda biraho nasa njye nawe ko nkwanga